morari Kagame utuyobore Kagame uko wayoboye abanyarwanda ukabambutsa inyanja y'ubukene ukabageza ku bukire Kagame utuyobore Nubwo uyu munsi ari uw'ibyishimo buri wese arishimye no mu buzima busanzwe sibyo se twishimye buri munsi tubona Girinka twishimye buri munsi tujyana abana ku mashuri ubu kujyana umwana ku ishuri byaroroshye twishimiye no mu bindi bikorwa bitandukanye aho umugore yahawe ijambo akajya no mu zindi nzego z'ubuyobozi siko bimeze muri Rwanda hahawe ijambo nanjye se siko bimeze ubwo rero twese ni umunsi mwiza wo kwishimana kugira ngo twese hamwe twishime kuri uyu munsi sinshaka kubona umugore ubabaye sibyo twahawe ijambo twashubijwe imbere agaciro kacu karagaragaye karongera kongerwaho ni kugira ngo kuri uyu mwanya dufite abashyitsi bacu ni beza kandi turabakunda sibyo ni natwe tubishyiriraho ubwo rero ndi kugira ngo muri aka kanya dutegereje abashyitsi ko ari ikintu badusangiza kuri uyu munsi wacu kugira ngo bandi b'imbyino badushyiriraho akabyino k'iminota mikeya kubahwa gitifu mwanya n'uwawe ijambo ry'urarihorana wagira icyo tugezaho muri aka kanya mutima w'urugo aho abagabo nabo basigaye ba mutima w'urugo si byose niko nabibonye nyakubahwa muyobozi w'umurenge wacu wa Nyange bayobozi batandukanye muri hano bampaye umwanya kugira ngo tubakirire muri abaturage bitabiye umunsi mukuru w'umugore umunsi wizihizwa ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu muri buri mwaka uyu munsi wabaye ku rwego rw'igihugu ndetse natwe akarere kacu gahitamo uyu munsi kugira ngo tuwizihize ku rwego rw'umurenge mwahisemo kubera hano muri kano kagari kacu ka Kivugiza turabashimiye kuba mwarahisemo ko umunsi ubera hano abaturage mwamfasha tugashimira abayobozi kuri uyu munsi rero nk'uko mwabibonye turi kumwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wacu nk'uko umuyobozi wa gahunda yabivuze ari buze kuza gufata umwanya atuganize ariko ubu yabasuhuza mwakoze turi kumwe n'umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore mu murenge wa Nyange nawe yabasuhuza turi kumwe n'abandi bayobozi batandukanye bo ku rwego rw'umurenge aho bari bahaguruka hanyuma nabo bakabasuhuza ku murenge n'akagari murakoze abandi bayobozi nabo ntavuze nabo barabasuhuje ngo nimugire amahoro
murakoze. Nk'uko nabivuze, uyu munsi ni tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu. Ni umunsi akarere kacu kahisemo ko twizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore. Umunsi twinjira mu bikorwa by'iterambere, mu bikorwa byo kubaka igihugu umugore aba yagizemo uruhare. Ni umwanya rero wo kumenya agaciro k'umugore mu iterambere ry'igihugu. Ni nayo nsanganyamatsiko. Nyuma y'imyaka 30 umugore yafashije iki igihugu, yubatse u Rwanda te? Mu myaka 30 agaciro k'umugore kabaye akahe? Nibyo biganiro rero namwe muzi neza ko hari igihe kirekire cyashize umugore adahabwa umwanya mu bikorwa bigaragara cyangwa se mu nzego zifata ibyemezo, ngo yigaragaze, ngo nawe atange umuganda we mu kubaka igihugu. Bikumvikana ko umugore adafite ubwo bushobozi. Niho hafashwe icyemezo ndetse gifatwa n'urwego rukuru rw'igihugu ruyobowe n'intore zirusha intambwe Nyakubahwa Kagame Paul, maze afata icyemezo cyo gufata umugore akagira ububasha bungana n'ubw'umugabo, ndetse umugore akajya no mu nzego zose zifata ibyemezo. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi dufata natwe umwanya ngo twongere dutekereze ku byagezweho, ndetse hanarebwe n'ibigomba kuzagerwaho mu gihe kiri imbere, ariko bitabari by'abagabo ahubwo ari by'ubufatanye bw'ibitsina byombi n'ubwuzuzanye. Numva rero tubahaye ikaze muri kano kagari, muri mudugudu wa Muhe, aho tugiye gukomereza ibirori by'umunsi mukuru w'umugore. Tukaba tubabwiye ngo mwicare mugwe neza kandi muryoherwe n'ibiganiro n'ibindi byose mwateguriwe. Mugire umunsi mwiza. Nyakubahwa Gitifu, urakoze ku ijambo ryiza tugejejeho ry'umunsi. Ni koko uyu munsi ni umunsi mwiza wacu, ni umunsi w'ibyishimo kuri buri wese, ariko muri aka kanya hari igihe naba ndi imbere yanyu mutanzi amazina yanjye. Ndi umudamu, nitwa Mariza Clementina, ntuye mu mudugudu wa Kageshi, ni umuturage waho, ni visi perezida mu rugaga rw'abagore ku kagari, nkaba n'umukuru w'abadamu mu mudugudu ntuyemo. Birenze ibyo dukomeze ibyishimo. Nagira ngo bano bashyitsi badususurutsa, bano bantu bari kutubyinira, mukomeze mudushyiraho akabyino, turirimbira akaririmbo kamwe, mukomeze twishimana natwe. Murakoze. U Rwanda ageze hose na
mwiriwe mutima w'urugo yewe tugiye kubisubiramo kandi tubifate. Ubundi iyo bavuze mutima w'urugo ni ukuvuga ngo wikiriza wahagurutse, sibyo? Hanyuma ugasubiza ngo ndi mutima w'urugo, ndi nyampinga, ndi umugore ubereye u Rwanda, sinzatesha agaciro wakansubije. Ndi mutima w'urugo, ndi umugore ubereye u Rwanda, sinzatesha agaciro wakansubije. Twagiye. Mutima w'urugo, ndi nyampinga, ndi umugore ubereye u Rwanda, sinzatesha agaciro wakansubije. Ba mutima w'urugo barakoze. Nyakubahwa munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyange, mukaba n'umushyitsi mukuru muri ibi birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore, ba nyakubahwa bayobozi badukuriye mu nzego zitandukanye, bakozi b'umurenge ndetse n'utugari, badamu bagenzi banjye ba mutima w'urugo n'abagabo bacu basaza bacu, nimugire amahoro. Kuri uyu munsi twizihiza ku nshuro ya 30 umunsi mpuzamahanga w'umugore, turishimye cyane kuba turi aha ngaha, mwaje kwifatanya natwe muri uyu munsi nk'abagore, kandi tuzi neza ko muzanakomeza kudufasha ndetse no kudutera ingabo mu bitugu nk'uko twabifashijwe n'intore izirusha intambwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Kugera kuri iyi saha akaba agikomeje guteza imbere umugore, aho none insanganyamatsiko y'umwaka igira iti imyaka 30 umugore mu iterambere. Ese kugera kuri uyu munsi tugize mu mwaka wa 2024, buriya mu myaka 30 ubwo twavuga ngo byabazwe duhereye ryari? Abazi kubara cyangwa se bazi gukuramo no guteranya birashoboka, nibadufashe. Ubwo iyi myaka yabazwe kuva ryari? Arakoze. Mutima w'urugo aravuze ngo yabazwe kuva mu mwaka wa 1994. Nibyo koko mbere ya 1994 umugore yari wa muntu w'iyo ngiyo, wo mu gikari, wo mu mbere, utarashoboraga kujya hanze. Ariko ubu noneho ku bwa gahunda nziza Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashyizeho, umugore yamusubije ijambo. Ni ukuvuga ngo mbere umugore hari n'imigani myinshi yakundaga kugaragaza ko umugore, icyo umugore akoze nta gahunda kigira, nta n'agaciro kigira, aho bavugaga ko ngo urugo uruvuzwe n'umugore ngo ruvurwa n'ingongo y'umuhoro. Ariko noneho ntabwo ariko bimeze, ahubwo ubu ngubu noneho hariho ko ukurusha umugore abakurusha n'urugo. Bivuze ngo umugore yahawe agaciro, aho umugore ubu ngubu aboneka mu nzego zifata ibyemezo, aho umugore ubu ngubu mu bapilote abarimo, ndavuga abatwara indege, aho mu bashoferi batwara imodoka n'amamoto yewe n'abanyonzi barimo b'amagare, aho abakanishi, abubatsi, ushobora gusanga n'ahangaha mu gakiriro harimo abagore. Bivuze ngo umugore yahawe agaciro, kandi si uko mu by'ukuri imbere kuba ataragafite, ari uko iyo mpano Imana itari yarayimuhaye. Ariko noneho bitewe n'ubuyobozi bwari buriho nubwo bwagaragazaga ko umugore nta gaciro agira, ariko mu by'ukuri twese twamaze kumenya ko umugore afite agaciro kandi ko ashoboye. Ubwo rero niyo mpamvu muri iyo myaka 30 umugore yagerageje kwiteza imbere, ariko ibyo byose nyine nkuko twanabivuze yaniteje imbere bitewe nuko arafite umutekano,
yari afite abamushyigikiye, yari afite abamugira inama ndetse banamuyobora mu buryo agomba gukora neza kandi akiteza imbere. Aho tuza kubona abagore, bamwe mu bagore dufite biteje imbere, baraza kubaho ubuhamya, muraza kumva ari ibintu biremereye cyane. Nimuza kubigereranya na cya gihe cyashize, murasanga nta hantu ibintu bigize gute bihuriye. Ni ukuvuga ngo rero reka dufatanye gushimira nyakubahwa perezida wa repubulika wadusubije agaciro, hanyuma akaza kutwereka ko natwe dushoboye, cyane ko noneho ngo umugore ari iterambere. Umugore ni iterambere. Uramutse ufite umugore utari wa wundi urashira amaboko mu mifuka, babandi bavuga ngo dutegereje kugira ngo abagabo bacu nibo baragira icyo bakora, umugore nawe arashoboye, ashobora kugira ikintu yakora kandi akiteza imbere, muri rusange agateza n'imbere igihugu. Ntabwo tuza kuvuga byinshi ku bijyanye n'insanganyamatsiko y'uyu munsi, cyane ko ibikorwa biraza gukorerwamo biraba byivugira, ariko noneho nkagira ngo mumfashe dushimire nyakubahwa perezida wa repubulika wadusubije agaciro nk'abagore. Ubu ngubu kugera kuri iyi saha nanjye nkaba mpagaze imbere yanyu, harimo n'abandusha amashuri, harimo n'abagabo basaza bacu, ngatinyuka guhagarara imbere yanyu. Ibyo byose tubikesha perezida wa repubulika Paul Kagame oye. Aha, aracyari urugendo rurerure. Iyo tuvuze ngo Paul Kagame oye, twese turahaguruka tukavuga ngo urasobanutse kandi urashoboye, ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Twagiye. Paul Kagame oye, kandi urashoboye, ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Murakoze. Umuyobozi wa gahunda yavuze ati uyu munsi nta mutima w'urugo wemerewe kuzinga umunkanyari. Mwese museke, mwese mugaragaza inyinya b'Imana yazihereye, ariko n'abatazifite ntacyo bitwaye. Twese twishimira uyu munsi w'umugore. Uwiteka abongerera imigisha, Uwiteka barebe neza. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza. Rakoze umuyobozi wa Senefa, arakoze kutugezaho ijambo ryiza kuri uyu munsi mukuru wacu. Twatangiye tuvuga ko ari uw'ibyishimo, ariko koko nta muntu uri buze kubirakariramo. Uyu ni umunsi mwiza w'ibyishimo. Ikigaragaza ibyishimo byacu rero ni uko abagore bahawe ijambo kandi bakagira n'ibyo bagira gute bitezamo imbere. Tukaba tugiye gukurikirana uyu mwanya, tugiye gukurikirana umugore witeje imbere. Nubwo twese twiteje imbere, ariko agiye kuduha ubuhamya muri rusange, sibyo? Twese dufite ubuhamya, wabuvuga bwakwira bugacya, buri wese wamuha mukoro yagira icyo ayivugiraho, kubera ko twese twiteje imbere. Nyakubahwa mutima w'urugo witeje imbere, umwanya n'uwawe kutugezaho ubuhamya. Murakoze. Muraho ngaho mwese morale. Uko wayoboye abanyarwanda ukabambutsa inyanja y'ubukene, ukatugeza ku mukiro, Kagame utuyobore, Kagame utuyobore. Uko wayoboye abanyarwanda ukabambutsa inyanja y'ubukene, ukatugeza ku bukire. Wese amashi. Kagame utuyobore, Kagame utuyobore, Kagame utuyobore. Sa simwishimye. Ni byiza ko bampaye akanya ko kugira icyo mvugira imbere yanyu. Banyita Mukarurema Florida,
nkaba ntuye hariya mu mudugudu wa Kageshi, akagari ni Kivugiza, umurenge ni Nyange. Ariko hari abagore biteje imbere mwari munzi mbere, benshi muranzi, ariko sahizi uko mpagaze namwe murakuzi. Niteje imbere rero, bampaye inka ya Girinka, nari umuntu wakomboraga hano mu isoko murabizi, ngeze aho inka ndayorora, nyirabyara, nitura undi muturage, ikomeza kubyara, nkomeza gukora, baza kungirira icyizere, baratambagira, basanga inka nazifashe neza, zaragwiriye zibiri, ubu nzifite mu rugo ari 2 zirabyara. Baravuga bati ikintu tugiye kuguhemba, turakubakira inzu barayubatse murayizi, bangirira icyizere, bagumije kuja bantera inkunga. Ndashima perezida nyakubahwa yagiriye abagore icyizere. Muzi ko kera bavugaga ngo nta mugore wo guhabwa inka, ubu nanjye urugo rwanje ni nk'urw'umugabo, muhageze mwasanga nta kibazo, ibyo mvuze ntabeshye. Mumenye neza ko mukwiye gukura amaboko mu mifuka mugashirika ubwoba, ntutinye ngo inka yawe wayiba cyangwa se ngo bazagera ngo iki. Ubu ndi umugore uhagaze kigabo, ntabwo ndi kubirariraho, mfite urugo. Bagumije kuntekerereza leta rero, bankubita n'ibihumbi 100 bya VIP byo kugira ngo banzahure, ndabyishyura. Ubu ni umugore umeze neza, nanjye watinyuka kugera aho abandi bagabo bagera. Amen. Kagame utuyobore, Kagame utuyobore, morari, Kagame utuyobore, Kagame uko wayoboye abanyarwanda, ukabambutsa inyanja y'ubukene, ukabageza ku bukire. Kagame Kagame utuyobore. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Arakoze. Nta kwitinya, kandi ibyo avuze koko byose ni ukuri. Yiteje imbere mu buryo bugaragara. Twese dukura amaboko mu mufuka, tugere ikirenge mu cya basaza bacu, kugira ngo dukomeze kwiyubakira u Rwanda rwiza. Sibyo? Ariko se wamugani ko yavuze ati ko murakaye, muri kubabazwa nuko mwiteje imbere. Yego. Kwiteza imbere umuntu byababaza. Siko mutagaragaza ibyishimo cyangwa mwishimiye aho muri kwishimira mu mutima. Mukoma amashyi twumve ko mwishimye. Hagiye gukurikiraho rero ijambo ry'umukuru agiye kutugezaho ku bijyanye n'igikorwa cyo koroza abaturage no kwitura inka no kuremera. Turi kubyumvikanaho, icyo gikorwa turakigezwaho na veterineri. Nasoza ab'imbyino namwe murongera mudususurutseho gatoya mu ndirimbo. Mugira amahoro. Barakoze kuri uyu mwanya, ngira ngo unyuze ahangaha arabivuze neza ko yiteje imbere, kandi yiteje imbere bishingiye kuri gahunda ya Girinka. Ari nayo mpamvu uyu munsi yahawe umwanya kugira ngo hagire n'abandi bagera ikirenge mu cye nabo biteze imbere. Nagira ngo nsabe rero abari barazana n'abazoroye. Izi nyana tugiye gutanga ni izitanzwe mu rwego rwo kwitura, ni ukuvuga ni izorowe
na bagenzi babo bazihawe mu myaka yabanje nk'uko bisanzwe muri gahunda ya gira inka wahawe inka aritura akaba ari cyo tugiye gukora kano kanya rero tugiye gushyikiriza inka abazihabwa hanyuma n'abazoroye nabo tubashyikirize seritifika y'ishimwe ibashimira ko bazoroye neza zikaba zigeze ku mwanya wo kuba zitangwa. Muzihutishe. Ubwo zimaze kuhagera nagira ngo twinjire mu gikorwa nyirizina. Nagira ngo nsabe reka tworoshye kugira ngo tubashe gukurikira uyu muhango. Nagira ngo nsabe umunyamabanga nshingwabikorwa yegera imbere hanyuma ashyikiriza inyana Nyirarugendo Elizabeth ariko wahagarariwe n'umugabo we kubera ko yagize intege nke z'uburwayi akaba atabashije kugera hano. Reka rero amwegere amushyikiriza inka anamuha n'impanuro amusaba kuyifata neza ndetse no kugira ngo izamuteze imbere. Ngira ngo rero kugira ngo avireyo rimwe anashyikirize seritifika y'ishimwe uwayoroye akaba yayizanye kwitura. Vincent yakwegera gitifu kamuhereza seritifika y'ishimwe. Ko mubaha amashyi makeya. Murakoze cyane. Reka dusabe kandi Senefu nawe yegere Iradukunda Aline amushyikiriza inka ahawe amuha n'impanuro. Kuvuga bati baduhaye gira inka ubwo nawe nyine uzagerageze uyiteho kugira ngo nawe nyine izaguteze imbere nk'uko twabonye ko umugore mu iterambere yafashe iya mbere cyane ko dufite ubidushigikiyemo ariwe Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Imana igufashe rero kandi izaguhe korora ndetse yororoke kugira ngo nawe uzabone uko woroza abandi. Komeze kugira umunsi mwiza. Arakoze cyane mu mushimire. Yongere kandi aduhere seritifika y'ishimwe uwazanye iyi nka aje kuyitura. Nawe byamutwaye imbaraga nyinshi kuyorora kugira ngo igere kuri uru rwego birasaba imbaraga nyinshi. Arakoze cyane. Turagira ngo dusabe nanone umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kivugiza nawe amuha impanuro zizatuma akomeza kuyifata neza nawe ikamuteza imbere nk'uko mugenzi wabo yabatanzeho ubuhamya. Icyo tugusaba ni uko iyi nka yakubera umusemburo w'iterambere ikaba yakugeza kuri byinshi byiza nk'uko byagaragaye. Inka ni uruganda, inka uyikuvomamo byose, ivomamo amafaranga, ukayivomamo ibitunga abana, abakuru ndetse ikagufasha no kugera kuri byinshi. Inka rero uzakubere umusemburo w'iterambere. Umushimira arakoze cyane. Uwayizanye yagize impamvu ituma ahita agenda ntabwo ari hano
ariko nawe twamushimiye, nagira ngo mumfashe nawe twongere tumushimire. Murakoze cyane. Nkuko abamaze gutanga izi nka babivuze cyangwa se mu mpanuro batanze, nuko abamaze kuzihabwa bose basabwa kuzifata neza uko bigomba kugira ngo nabo zizabateze imbere. Umwaka utaha tuzagaruka ahangaha aribo baza gutanga ubuhamya hano bavuga uburyo zabateje imbere. Murakoze rero kuri uyu mwanya, reka dukomeze n'izindi gahunda. Murakoze. Hagiye gukurikiraho gahunda yo kuremera imyaka na etat civile ku baturage bari hano ngiye kuvuga bakurikira. Nyiramfa bakuze Beransira n'abana b'imfubyi ba Sebukara na Nyirarukundo Agnes. Abo ni abagiye kuremerwa. Etat civile ni karibu. Muraho amakuru aba mu mako mutishimye byagenze bite? Murishimye cyangwa abagabo babakubise? Pastor Yesu ashimwe. Amina. Wakoze kuza kudushyigikira ku munsi wacu. N'abandi bagabo bose mwaje uyu munsi mwakoze, Imana ibaha umugisha. Igikorwa tugezemo rero ibyinshi babivuze, umugore mu iterambere, ariko abagabo baje ni bakeya muri kivugize. Muhagarariye abandi. Ntacyo turagendera kuri ako. No kuba pasiteri yaje nako turakagenderaho. Nibyo. Tuba tugomba no kwishima. Nagira ngo nsaba mama bazanye imfukire bigire hino tubashe kuremera bagenzi bacu nkuko byari biteganyijwe kuri uyu munsi. Kandi mwakoze cyane, Imana ibaha umugisha, isubiza aho mwakuye. Gutanga bihesha umugisha kurusha kwakira. Muri amasanga ibigega byanyu byuzuye. Wazanye imfukire wese n'ufite amafaranga n'akanyenyeri mwagakanda nabyo turabyemera. Pastor sibyo? Niko bimeze. Abagabo mushatse mwakora hano gutya ku ikofi mukaza tukaremera abagore nabyo turabyakira. Wazanye imfukire wese n'uwazayiduha ejo twayemera tukamuha mikoro akagira icyo twemerera nayo twayakira. Pastor wasabiye umugisha aba bantu. Kandi Mana yacu tukunezerewe, uburinzi bw'abanyene b'Abanyarwanda uhabwa icyubahiro. Mpagaze mu mvuta wampaye, ndatura umugisha ku bagize ibyo bakora. Tanga umugisha ku bitanze, sirize n'ibyawe. Abangaba baremewe wongere ubaremere. Ababikoze wongerere. Rinda indyanyi, rinda ikirumbo, rinda gukena. Payi shikara bashitabo. Ndemeza ko mpamije bahawe umugisha, mbyabaje mbikuze Kalifera Gregoire mu izina rya Yesu. Amen. Pastor arakoze cyane gusabira abaremeye bagenzi ba nagira ngo duhere kuri nyogokuru ufite imbaraga nke yigire hino ahagarare hano. Umuyobozi wa kumushyikiriza
imfukire abamama bagenzi be bamugeneye, ariko turasaba n'abandi baturanye nawe kuza kumwakira kuko murabona ko imbaraga atari nyinshi cyane. Mukecuru turamuha imfukire kugeza ahangaha, izi gutya kumanura hepfo zose ni za mukecuru. Murakoze, ndabashimye. Imana yabaduhaye ikomeze muduhagararire, izina ry'Imana rihabwa icubahiro mu Mana. Muzahore munshigikiye igihe cyose, ko mfite n'umwana wana n'ubumuga mu mbuga. Murakoze, murakarama, mugire umuhanda mwiza. Umukecuru mwumvishe ko dusaba uyu mugisha, senefu nawe yaza tukaremera uyu mwana wacu w'umuhungu. Buriya hari impamvu akagari kamutekerejeho ko nawe kuri uyu munsi w'abagore yumva ko abamama bamutekereje, sibyo umwana? Abo ni bamwumve ko ari ba mama wawe. Harimo igikoma, harimo udushyimbo, uragenda nugera mu rugo upfundure uri bwizihirwe ku munsi w'abagore. Igira hino ahangaha, yego. Hano hasigaye imfukire ebyiri, abaturanye n'uyu mwana baza bakamutwaza. Yego sha byose. Sene nta kintu impanuro z'uyu mwana. Murakoze muri iki gikorwa cyiza mukoze cyo kuremera. Ubundi ni ukuvuga ngo no muri Bibiliya haravuga ko idini y'ukuri ari ifasha imfubyi n'abapfakazi. Ni ukuvuga ngo rero uyu mwana ni imfubyi, ni ukuvuga ngo niwe ukuriye uwo muryango abamo. Niyo mpamvu rero twifuje kugira ngo tube twamufasha, nubwo wenda atari byinshi cyane, ariko nta mpano iba nto. Icyangombwa ni umutima umuntu aba yabitanganye. Imana rero izagufashe, izakongerera imbaraga kugira ngo uzabashe kurera barumuna bawe, ndetse nimamara gukura Uwiteka azabongerera imigisha, azakomeze kuba abana. Mbese nibyo nabasabira. Aka kara naje umudamu ntavukire yazanye ngashiraho bitatu uretse nabikusanya gwe. Urumva ko ibikorwa byose byo gufasha ari byiza. Urumva kuba aba ari we witwa kugira ngo umwana abangana gutya ari we uyoboye urugo. Hari nabo zija zinanira ari abagabo ari n'abagore. Urumva ni ikibazo. Reka twese tukomeze kugira umutima utabara, kandi Imana izamufasha, izamukuza. Murakoze cyane, nimukomeze mukorere umugisha. N'abari mu ihema hariya namwe muhagurutse byadushimisha, tugabona umugisha kuri uyu mwana. Mwese mugize impuhwe nk'ababyeyi, komeze muze muri benshi ushyigikira uyu mwana. Bahaje abandi nta kibazo, ubwo turabiha. Tambuke buri wese icyo afite, umutima ukunze agira icyo akora, mumushyigikire. Murakoze.
turacyabategereje. abo kuremera hasi hari undi usigaye hari undi usigaye si umwe wari usigaye mo kuremera uriya ko mbona hariya babiri oya hari undi usigaye bari buremere ni uriya mu mama we nari nzi n'imbarizo. Murakoze cyane mwese, Imana ibahe umugisha. Kado ugende. Muracyaza, karibu 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 rwose, karibu. Murakoze cyane mwese, umvishe ko umwana mwese bubakoze ku mutima. Kadogo rero iyo mpano nawe ntuyipfushe ubusa. Ashobora abamureberera cyangwa abaturanye nawe ibitekerezo bye biracyari iby'ubwana. Ashobora kugura agatungo, ashobora kugura nk'ihene cyangwa intama, byororoka vuba akabasha kurera barumuna be. Murumva ko bitoroshye, mujye mukomeza mu mube hafi. Twari dusigaje umubyeyi umwe, gitifu w'akagari, wazana ukadufasha kuremera uyu mubyeyi warusigaye, nawe abaturanye nawe bakaba hafi bakamutwaza imfukire ababyeyi bagenzi be bamugeneye. Igira hino mama, abaturanye n'uyu mubyeyi baze bamutwaze. Agufotoye. Murakoze mwese rero, igikorwa cyo kuremera umwanya bari bampaye ngo nyobore igikorwa cyo kuremera urasoje. Ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima uburyo mwitanze, uburyo turemeye bagenzi bacu, uyu mutima w'urukundo tuzawuhorane. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Ba mutima w'urugo koko murabigaragaje, ntago ari ku munwa gusa, mubikoze mu ngiro, si byose buri wese uko ashoboye. Hari igihe kano kanya utari buje wabyiteguye, ariko kumenya umuntu ni umuturanyi, ni umuvandimwe, ni musaza wacu, ndetse bamwe n'umwana wacu, twakomeza kumushyigikira n'undi munsi. Kandi Imana ibahe umugisha, subiza aho mwakuye. Tugiye gukurikizaho akabyino, abadutaramiye dutaramire mu mbyino imwe gusa. Umunsi muhire babyeyi mwese we, umunsi muhire, umunsi muhire we, umunsi muhire badamu beza mwese, umunsi muhire mwabukereye mwese, umunsi muhire, umunsi muhire we, umunsi muhire bantu mwese muraha, umunsi muhire babyeyi beza we, umunsi muhire, umunsi muhire 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 badamu beza we.
muhire maze tunezerwe umunsi muhire wanyu babyeyi we umunsi muhire jambo twese 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 umunsi muhire umunsi muhire we umunsi muhire umunsi muhire bayobozi dukunda umunsi muhire umutima w'urugo umunsi muhire umunsi muhire we umunsi muhire umunsi muhire umunsi muhire we umunsi muhire leta y'ubumwe bw'ikirere abanyarwanda yegereje abaturarwanda ubuyobozi butugarije imirenge umva leta ibereye abanyarwanda uzareke ndirimbe we itariki ya none we abanyarwanda
mwaje gukora iki uyu munsi Mwaje kwizihiza umunsi mukuru w'imyaka 30 n'iterambere ry'umugore.
turabashimiye mwakoze kudufasha kuri uyu munsi kandi turishimye rwose ibirori bikomeje kutugezaho. Murishimye? Ababyinnyi bakomeze. Ababyinnyi bakomeze. Nayega niba bari bukomeze. Kugira ngo kivugiza muri rusange tugifite umutima ukabakabwa, umutima wa kimuntu, aho mbonye ko mu by'ukuri ikibazo cy'uriya mwana mu kigezi cye, nibwira ko nk'uko Mudugudu abivuze n'ikindi gihe byaba ngombwa ko hagira ubushobozi bukusanwa kugira ngo barusheho gufashwa. Njye mbonye ari ibintu abantu bakoze babishaka. Ndagira ngo nkubwire yuko abaturage ba Nyange bari kumwe nawe. Uriya mwana nawe nibwira ko bavuze ko ari umwana, nibyo, ariko Imana ifite uko ikora. Imana ifite uko ikora. Umwana nk'uriya wahawe inshingano zo kurera abana barumuna be, Imana izamukoresha na barumuna be, nta kibazo bazagira, kandi nawe nahumure. Abantu bose bari kumwe nawe akomeze kuba maso, gerageze mu by'ukuri, nubwo hari byinshi asabwa bitari no ku bushobozi bwe, ariko Imana izamuba hafi n'ababyeyi bazamuba hafi, kandi nawe uko azagenda arushaho gukura, Imana izagenda imuha uburyo bwo kurushaho gukorera barumuna be, kandi bizakunda. Ntabwo agomba gucika intege, agomba kugira ubwenge agakora, cyane ko atari we wa mbere. Hari benshi byabayeho kandi bakabivamo amahoro. Ndabashimiye cyane rero ku bw'icyo. Uyu munsi nahoze ntekereza cyangwa se nsuzuma ndeba imva n'imvano y'umunsi mpuzamahanga w'umugore, nza gusanga muri mu 1910 ari bwo igitekerezo cyo kuwushyiraho cyaje. Nibwo icyo gitekerezo cyaje gitangijwe n'umudamu wari ukuriye ishyirahamwe, cyangwa se wabaga mu cyiciro cya politike, ariko akuriye icyo nakwita urugaga rw'abagore. Bagiye mu nama nibwo yifuje yuko hajyaho umunsi w'abagore. Nko muri 2013 uwo munsi wabereye muri Denmark, ariko witabiriwe n'abadamu bagera mu badamu 100. Waje gukurikira hongera kuba muri Brazil, ariko witabirwa n'abagore 3000, hagenderewe kugira ngo uburenganzira butari buhari bw'umudamu bushobore kuboneka. Turi kujyana icyo gihe byari byagaragaye ko uburenganzira bw'umugore muri rusange butubahirizwaga. Twebwe impamvu tuvuga imyaka 30, nuko mbere yaho twebwe natwe niko byari bimeze. Aho ngaho turi kuvuga ni mu bihugu byateye imbere, ariko u Rwanda mbere y'imyaka 30 yashize
niko natwe twari tumeze. Ntabwo umugore mu Rwanda nk'uko SNF yabigarutseho nta gaciro yari afite. Murabizi mwese wavukanaga n'abasaza bawe, umusaza ajya gutoranya bajya ku ishuri akumva ari abahungu bari bugeyo, n'uwagerageje hajyayo n'abakobwa ubushobozi bwa mubana bukeya yajya guhitamo uguma mu rugo kugira ngo ubushobozi buke busigaye bukomezanye n'abana bake basigaye, bakavuga bati umukobwa we nawe agize te nawe yicaye. Sibyo? Nahoze ndeba bamwe mu badamu twafata ko ari intwari bagaragara mbere ya jenoside. Nabonye umudamu witwa Agata, mwese muramuzi. Irindi zina niriye? Uwiringiyimana. Avuga ngo sinzatesha agaciro uwagize ute. Impamvu bavuga ngo kuka gusubiza ni uko agaciro k'umuntu arakavukana. Turi kujyana agaciro k'umuntu agira ate, nta muntu uba ugomba kwakwa agaciro ke. Sibyo? Icyo kintu buri wese uranga nashaka ari cyo atahana, yaba umudamu, yaba umugabo, yaba umusore, yaba nde, agaciro kawe ugira ute, urakavukana. Mbese buri wese amenye ko afite iki, vuga ngo mfite agaciro, mfite iki, aha ufite agaciro rwose. Ntabwo ngira ngo bivuge gusa, ahubwo ndagira ngo unabyizere ko ariko biri. Umudamu afite iki, ariko n'umugabo aragafite, n'umusore. Ntabwo agaciro ntabwo ari ikintu umuntu, ahubwo ukirema umuntu cyose akivukana agaciro. Ariko mbere y'1994 bigaragara ko agaciro ku kiremwamuntu muri rusange bitewe n'ingengabitekerezo ya jenoside. Muri ayo mateka rero yacu iryo shyirahamwe ryagiyeho, uyu munsi w'umugore wagiyeho kugira ngo n'ako gaciro, uburenganzira bw'umugore bwongere busubizwe, bwongere buharanirwe, ubu kutaringanira kuri hagati y'abagabo n'abagore kuveho. Turi kujyana ihohoterwa rishingiye ku gitsina rigirite rihagarare, haboneke uburinganire muri rusange hagati y'abagore n'abagabo. Yego hari abafata nabi, hari n'abatarabubona n'uyu munsi, hari abatarabona uburinganire bukaba bukiri mu mateka gusa, ariko mu ngo zacu butarahagera. Mu ngo zacu butaragera gute? Butarahagera. Ugasanga ko turi kuvuga ko ufite agaciro, nawe ubwawe ntubizi ko gafite. Kandi kera twari duca umugani uvuga ngo wigize agatebo agira ate. Bivuze ngo niba wiyimye agaciro, nge ndindeho kukaguha. Ntegetswe kukaguha, ariko se n'igihe wakiyimye ubwo nabibasha neza. Waramutse wisuzuguye, kandi turabagira bisuzugura. Ndagira ngo uyu munsi ubu umunsi mwiza wo kongera kubibutsa ko mufite iki, agaciro. Muharanire uburenganzira bwanyu, muharanire uburenganzira bwanyu, mwihesha agaciro, kandi koko muragafite, kuko umuryango ukomoka kuri mwebwe. Siko bimeze? Wa muryango ukurisha umugore ukakurusha iki? Ukurusha umugore ngo akurusha urugo. Sibyo? Bivuze ko urugo rwiza bihwanye n'iki? N'umugore mwiza. Twese turi abagore beza, abagore beza bari hano mu kirere. Mwese muri beza? Aha, ubwo niba muri mwe beza rero, turashaka ko dukomereza aho ngaho. Uyu munsi agaciro tugire gute? Tukiteho. Sibyo? Ndashaka kugaruka ku bintu bitandukanye byazimwe mu ntangagaciro tuzigaragara mu aho dutuye, zituma basaza bacu cyangwa n'abandi bantu bashobora gutekereza ko agaciro kacu kadahagije. Nibihari se? Hariho ibyo dukora bigatuma bibwira ko nta gaciro tugize gute dufite. Ariko turebye mu mateka yacu kugira ngo twongere tugaruke,
ku badamu nk'abo ngabo nka Agata aho igihugu cyose abagabo bose n'abandi bose bumvaga ikiremwa muntu gikwiriye guteshwa agaciro, bumvaga bashyigikiye ivangura n'itsembabwoko nk'uko mubyibuka byose, we yarahagaze aravuga ngo ngewe ngize nte. Ntabwo mwibuka icyo yazize. Yazize iki? Agata yazize iki? Badamu ko mbona bati tutari kumwe neza, ngaho mumfashe mubyibutse. Bizi Minisita ntabwo mwibuka icyo yazize. Ntabwo yashigikiye politiki yari iriho iringaniza, politiki yari iriho igambiriye gutanya abanyarwanda, sibyo? Birangira yishwe n'abasirikare bagiraga gute, bamurindaga, sibyo? None sibwo ntabwo ari intwari. Yazize guhagarara mu kuri, yazize guhagarara mu kuri. Intwari rero arakoze nyakubahwa gitifu w'umurenge wacu ku nama nziza tubwiye ndetse n'impanuro, sibyo? Nyakubahwa gitifu watubwiye ibintu byinshi, kandi koko hari ababyeyi bamwe na bamwe batari muri mwebwe bajya bateshuka ku nshingano zabo, siko bimeze? Ubwo rero twese twumvishije, wumvaga yatanye cyangwa ari kujya ku ruhande, igihe kirageze yuko twese tugaruka tukunga umujyi umwe. Ibyishimo rero biracyakomeje, nk'uko bivuze itorero rigiye kudususurutsaho gatoya mu ndirimbo imwe n'ubundi kugira ngo gahunda zikomeze. Ntabwo biri buze kurambirana, si byose? Aka kazuba kameze nabi kandi bazanye. Urakoze. Itorero mu gihe ribe riri kudususurutsa hano n'ubusabane buraba buri gukomeza, si byo byiza kugira ngo birusheho kugenda neza. Aka kazuba kameze nabi n'icyaka buriya kiba cyaje, bagerageze batugirire vuba vuba. Itorero ni karibu. Iye mutarahari hehe, ye nariye wariye
Thank